abinjiza mu nzu na papa icyo cyayi yakinyweyeho. Arangije bamusanga aho yari aryamye aramukimaza gutora agatotsi. Umugore amukubise umusego aramutsika nawe umuntu ashobora guheza umwuka n'umusego. Umugabo none papa kintu yakoze we yahagurutse yirwanaho. Afata akaboko kuwo nguwo akimara gufata akaboko kiwe nagarasi ko ari abandi. Bahita mutera icyuma mu ijosi kiratunguka gutya. Murabyumva kuna abantu ari abagome. No uhite wumva ko umuntu wamukoreye ibyo bintu ari umuntu babanye mu buriri babyaranye kabiri basezeranye. Uko nkanjye ndabikubwira icyo cyumba nakinjiyemo aho ukuntu cyari kimeze ntago bamwishe ahubwo baramwishaguye barashinyaguriye. None ikintu cyanunguye ni ukuntu nagiye nsanga n'amaraso mu bikombe. Navutse ndi umwana nk'abandi umutegarugori wambyaye ambera ishyano yo gatsindwa anjugunya ndi umwana mutoya utazi ikibi n'ikiza ngo banza nari kumuhombya nta makuru mfite wenda ngo nakubwira bagumya kandi kunyubikira imbehe ibyo ndya bibajya no mu mutwe none mukadata nawe si ngombwa ko mbivuga gusa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ibihe byiza abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye, ganizere ko mumeze neza cyane abantu dukurikiye bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda mu bice byose by'isi. Imana ikomeze kubagirira neza cyane. Nitwa Sam Gakire, ndi kumwe na Jerry, twicaye kuri Alarm Business Center, ahantu heza cyane ushaka gukorera ubukwe, ushaka gukorera inama, ushaka no gukorera n'ibirori bindi bigiye bitandukanye i Kagugu hafi na Kiliziya. Ubundi tukaba turi mu rugendo turi kumwe na Gift ni restaurant herereye mu nyubako ya Kigali City Tower hejuru ya Tekino, aho bagufitiye amafunguro ameze neza, ibinyobwa bigiye bitandukanye, ndetse ukaba wanaharebera n'imikino y'igikombe cy'isi. Buri wa kabiri hari promotion ya pizza urahagana. Ikindi tuba tugenda n'ubundi turi kumwe na Dylan's Bar hano ku Gisozi kwa Gaposho, naho hari akabari keza cyane ushobora kuganiramo n'umukunzi wawe, by'umwihariko bafite igikoni kiri ku rwego rwo hejuru mu bintu byokeje cyane neza. Ndagarutse muri kumubona umuntu tugiye kuganira ni umunyeshuri by the way, avuye mu bizami amaze igihe ampamagara ambwira Gakire mfite numva ari ibintu nshaka kubwira abanyarwanda, numva ari ibintu biboshye umutima wanjye. Umunsi rero avuye ku ishuri anyuraho hano aho dukorera ibiganiro, aravuga ati mbabarira tuganire nanjye nganiriza abantu babwira ibintu bindimo kugira ngo numve mbashe kuruhuka cyangwa se nduhura umutima wanjye. Amazina yawe bakwita nde, wiga mu wakangahe? Amazina yanjye nitwa Ndayimana Bonheur, kubera ibintu byo nsigaye nakuranye impano yo kuririmba abantu mu muziki ubuzima busanzwe banzwe ku izina rya Bonelando. Bonelando, umeze neza, wiga mu wakangahe? Niga ubu ngubu ngiye gukora troncom. Ugiye gukora troncom? Ugomba kubishyiramo imbaraga rero kugira ngo ibintu bizagende neza cyane. Wabitsinze ibizami? Ibizami nabitsinze. Amanota azari meza se? Kabisa kubinkurikije ukuntu mba nakoze amanota ndayishimira. Urayishimira? Okay. Bonelando, ebana ubundi biba bibujijwe mu gihe cy'ibizamini cyangwa cy'amasomo ntago njya mu munyeshuri microphone, ariko kubera ko inshuro zishize unyingingo mbwira ati mbabarira, mbonye ko ari ngombwa ko nshobora kuba ndi kukunigana ibintu ushobora kuba ugiye kubwira abantu. Wenda ugiye gutangira utubwire urugendo rw'ubuzima bwawe. Uraza no n'impano nizere kuri buze kutubonjaho gato, ariko reka tubanze twumve ibikurimo urugendo rw'ubuzima bwawe, wavukiye he?
njyewe nk'uko bisanzwe uko nabivuze amazina yanjye Ndahimana Bonheur abenshi bazi kuri Bonlando. Aho navukiyeho nta naho nzi, aho navukiyeho ntaho nzi kuko n'umubyeyi w'umumama wambyaye abenshi nibo baba babizi. Ntabwo nigeze mumenya kandi na data yapfuye atarigeze abimbwira. Njyewe rero mvuka mu muryango w'abana 3. Njyewe mukuru iwacu. Navutse ntazi mvuga nakuze njye ntazi mama. Wakuriye he? Nakuriye mu majyepfo kwa nyogokuru wanjye. Kuko urumva mama akimara kumbyara ko yambyariye hano mu mujyi wa Kigali, yahise amfata nk'irurinja nari mfite amezi 6 gutyo. Yego. Ahita amfata aragenda nshyira ku muryango kwa papa aho yabaga. Arangije kuca. Yakiri umusore? Yakiri umusore icyo gihe yari umunyonzi yatwaraga igare. Yego. Urumva nta bushobozi yari afite nawe bwo kundera. Icyo yakoze yahise amfata aravuga rero ngiye none ahangaha uyu mwana nta kintu namumaza, ahubwo ikintu mbona nakora reka mushyire mushiki wanjye ko yari afite mushiki we bari baturanye ahangaha ku Kagugu. Kamushyire mushiki wanjye wenda arebe ikintu yamfasha. Nuko yagezeyo asanga mushiki wanjye nawe afite uruhinja. Aravuga rero ntabwo narera aba bana babiri, urabibona kuntu byaba ari ikibazo, ntabwo narera impinja ebyiri. Icyo yakoze yafashe gahunda yo kumfata noneho akanjyana kwa nyogokuru. Urumva nagira ngo mbabwire uburyo kinageze kwa nyogokuru. Ngeze kwa nyogokuru urumva bari ibibazo. Noneho iyo ubonye umwana akuzaniye umwana mutoya w'uruhinja, nta bukwe bwuzi yakoze. Icyo ngicyo kiba ari ikibazo. Bibibazo ariko nshima Imana yuko byagezeho bigatuza bakanyakira kwa muzehe. Nkurira kwa muzehe, nkura ubwo nakuze ntazi. Urumva niba papa yarabaga i Kigali na mama akaba nta muntu umuzi. Urumva iwacu kwa mukecuru ntibigeze bamubona, bo babonye bazana umwana gusa. Urumva papa niwe wari umuzi gusa. Nonge maze gukora no nkura ntazi ngo papa we najyaga mubona yaje gusura iwacu, ako sinarinzi ngo ese ngo papa ngo ni uyu, gusa najyaga mubona. None nkura nazi nzi ngo nyine ababyeyi banjye ni nyogokuru na sogokuru. Maze gukura ndabyibuka nagiye ku ishuri. Nibwo natangiye ishuri hepfo iriya mu majyepfo. None ndagenda nangiye kwiga mu wa mbere. Data yaramaze kuzana undi mugore. Urumva nyine umuka data. Yego. None aravuga yaramaze kwiyubaka, amaze kugira amafaranga, none atakiri umunyonzi. Ndavuga ni sawa. None ubwo yahise avuga papa nyine yaravuze ubwo maze kugira amafaranga, maze kwiyubaka, ngizaho ngeze mu mwana wanjye noneho murerane n'abandi. Kuko uwo mukadata bari bamaze kubyarana umwana umwe. Noneho ubwo naraje Kigali. Nibwo bwa mbere nari nje Kigali. Naje Kigali nyine ubwo nibwo nari nje Kigali bwa mbere. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 3. Ubwo naraje mitambana na muka data. Narahageze bwa mbere bibanza kuncanganya vase ahantu naje. Noneho gusa nkomeza kuhabana, none ntangira ishuri ndiga. Ngeze aho ngaho noneho nza kubyimarikamo kari iwacu. Nkura nzi ngo uyu ni mama, uriya ni papa. Ariko uko iminsi yagendaga ishira naje kumenya yuko uwo nguwo umbyara nitaka mbyara nyine uwo mu mama atari mama wanjye. Yego.
naje kubimenya ubwe bimwiyumviye abivuga buriya abantu nyine buriya umuntu utagukunda nyine yatagukunda guhora niyo uzi ko agukunda biramubabaza. Yaje kwiyerurira abivuga ati ngiye sinakubyaye rwose ngiye ntabwo nigeze nkubyara. Ndabyakira ndavuga ntabwo bambyaye ako ntari biyunguye ni papa. Jambo ngumya kubana na mukadata uko ngumya kubana na mukadata uko rero biza guturika ubwo bari bamaje kugera ku bintu byinshi. Noneho baje kugera ku bintu byinshi babona papa maze kwiyubaka ahantu hakomeye baravuga ati n'ubundi yari yaramushatse iwabo batabishaka, yari yarabanye n'uwo nguwo iwabo w'umugore batabishaka. Noneho baza kuvuga bati rero kuko tutabishaka kandi ko dufite uzagushyingirwa kandi akaba apfishije umugore si ngombwa no kumuvuga, reka uriya tumwica apfe ubundi usigarane biriya byose kuko mwasezeranye ivangamutungo. Noneho namara gupfa wowe uzasanga wa wundi n'ubundi twashakaga kuguhara hari umugore wamaze iminsi apfuye. Umugore ati ibyo rwose ati ibyo nabyo ibyo nta kibazo. Bari bamaze kubyara n'abana bangahe? Ubwo bari bamaze nge nahageze barabyaranye umwe mpari babyara undi umwe bari bamaze kubyarana babiri. Ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo rero bapanze gahunda yo kwica. Warahabaga? Narahabaga. Ngira ngo abantu wenda muze kumva iyi nkuru neza kuko abenshi murayizi kuko yaramenyekanye cyane. Wenda reka abanza yivuge turaza kuyibabwiraho nyuma. Nzi ko iyi nkuru yanyuze mu binyamakuru cyane hano mu Rwanda. Noneho bafashe gahunda rero yo kumwica. Bamuhaye uburozi ntibwamwica. Bamuhaye kenshi noneho agera harabimenya. Amaze kubimenya afata noneho gahunda yo kutazajya none akagira ubwoba bwo kurya mu rugo. Abamenye atangiye kugira ubwoba bwo kujya arya mu rugo avuga ati yatuvumbuye. Bati tumwica noneho ibyo burozi biveho. Bafashe gahunda noneho yo kumukodeshereza abakongomani ngo bamwice apfe bamushyingure. Arangije abakongomani bati tuzamwica, kumwica bwo tuzamwica hako nta murambo muzabona. Ahantu abantu babera abagome ni hamwe. Uriya umuntu ukunda ibintu iyo hajemo ikintu cyo gukunda ibintu kuriya umuntu ubanza umuntu ahita azana ubwenge butari ubwa muntu kuba umuntu banza bita bihinduka. Arangije arabihakana aravuga ati abakongomani ntago umurambo se nawubonye nabona indishyi z'akababaro gute. Umva n'umundi kumwica byo byamaze kumwica ariko ari kumva hari n'utundi atazaba agiye kubona. N'uburyo nagira n'inshuti ikunda ibintu ukabona ikunda ibintu kurusha abantu ujye ugira ubwoba. Ibyo binahita mbyiga kuva icyo gihe ngewe mbonye tugendana nkabona ukunda ibintu kurusha abantu kuko ukunda abantu bita nkugirira ubwoba. None ubwo bafashe gahunda rero yo kumwicira ubwabo kuko abakongomani bumvaga bari bubahombye. Ubwo mugambi wacurwaga nande ni wacurwaga na n'uwo mugore na basaza be babiri. Noneho bikabira kwa mama we. Umva umubyeyi supporting abana mw'ibyo bintu akajya avuga ati akabaha n'inama avuga ati ubwo ko mupanze kumwica mugize gutya mukamwica ukundi. Ibyo byabyiga akajya bungura inama ku kintu nk'icyo. Babipangira iwabo bakajya bipangira iwabo barabyuzurira bafata gahunda yuko bagiye kumwica, bagiye gufatanya agiye gufatanya na basaza be. Barangiza bakamwica gapfa. Barangije rero bagugiye umugambi baravuze noneho wowe tuzaza nitumara kuza ninjoro wowe uzamurindira ase nk'ugiye kuryama akimara gusa nk'utora gatotsi udufungurire twinjire ubundi tumwice. Umudamu arabyemeye. Icyo gihe nari mfite ikirori nshaka kujyamo nshaka guceremba nshaka kuva mu rugo batabizi ashaka kubacika nanjye ngumya kubatinza
nkajya mbacunga ngo mbacike ngende nabo bancunga ngo njyame babone uko baza. Noneho nkajya mvuga ariko basaza be bari bahari bari bari hanze nyine barekereje ariko ntabwo ari wababonye. Ntabwo ari nababonye. Noneho nkajya nza gucunga ko uwo mumama yaryamye tugakubitanira mu idirishya nawe ari kundunguruka. Kadambwa hasi kutajya kuryama uri kugenda ijoro kubera iki nkagenda nkicarishwa ku buriri. Agaca umwanya nkongera nkahaguruka bari ko ndagiye. Nagera ku muryango nkongera ngahura nawe mu idirishya. Bigumaho noneho akaba ari icyayi abandi banyweye kirimo fenerega ariko kubera ko akunda umuntu abagenda atinda yivugisha ibintu vango ngo ngewe gwa noneho uyu muntu amaze nyine gukura bari bakinyweye abakozi bo mu rugo ndumva icyo cyayi na papa yarakinyweyeho kwa akunda umuntu avuga ngo ngari gutera story n'abandi agatinda nuko natinze barakinywa ahubwo basigagamo gake. Noneho kakandi gakeya ndabaye kanicare nkanywe mbategereje nanjye karyama ndajya kukamara yasinziriye yaryamye ntazi gahunda bafite. Ubwo ndangije ikintu nakoze nafashe cya cyayi ndanyweye noneho naje gushiduka nasinziriye. Ubwo maze gusinzira abo ngabo nibwo binjiye abinjiza mu nzu na papa icyo cyayi yakinyweyeho. Arangije bamusanga aho yari aryamye yaramukimaza gutora agatotsi. Umugore amukubise umusego aramutsika umuntu ashobora guheza umwuka n'umusego. Umugabo none papa ikintu yakoze we yahagurutse yirwanaho afata akaboko kuwo nguwo akimara gufata akaboko kiwe nagarasi ko ari abandi bahita mutera icyuma mu ijosi kiratunguka gutya. Murabyumva kuna abantu ari abagome. Noneho uhite wumva ko umuntu wamukoreye ibyo bintu ari umuntu babanye mu buriri babyaranye kabiri basezeranye. Arangije ikindi kintu noneho cyerekana abantu kuna ari abagome. Kumwica nibirangiye kumwica birarangiye. Noneho bamaze kumwica ikintu kibabaje abantu ntago ari uko niyo no gupfa wenda umuntu yapfuye nyine mwamaze kumwica ariko no gushinyagurira umurambo ukamukata uduce tumwe na tumwe ukamugira ute urumva ni ibintu bibabaje cyane. Noneho hungu warapfuye amaze gupfa aramufasha umugore wo yishakiye aramwihanaguye aramwambitse amaze kumwica aramwambitse bamukubise mu modoka yiwe baramutwaye bagiye kumuta hakurya. Uboneri cyangwa se Bonerando ubwo kuva ubwo noneho nari imfubyi kuri umwe mbaye imfubyi hose nta kindi nawe gukora. Inkuru reza ukuntu byamenyekanye se waje gukanguka bigenda uteye ukuntu byagenze ngewe nanabyutse mu gitondo mura n'umugore ararira nyine arimo arandirira. Numva nubwo abantu narinzi ko abantu bagira umutima wa kimuntu iyo wakoze icyaha ngewe nakoze icyaha mba numva ndi kwicuza we nta no kwicuza yari afite. Arangije mu gitondo ubwo turahura tumaze guhura ararira ariko noneho ushobora kwibaza ikintu cyamurizaga wenda yarizwaga nuko ngo yiyiciye umugabo yariraga ahubwo nge agira ngo anyumvishe ububi bwe. Arambwira atumva papa we ni mubi, papa we ni umuntu mubi, reba ukuntu yangize
ndamumaze noneho yari afite ukuntu akaboko kigoronzoye kumbi akagoronzo agira ute arwana nawe ati papa we ni mubi ati reba ukuntu yangiza se mwapfaga iki ngo yari amafaranga ngo yashakaga ngo kujyana ndamubwira se amafaranga ashaka kujyana ubwo amafaranga papa ashaka kujyana n'ahangahe ngo ni 500 mu by'ukuri 500 nge aho kanya nahise mvugana aho nayo ikibazo bose 500 yabipfa nawe umwe yarafite boutique ko dufite boutique nini twararanguzaga none ndavuga 500 yagiye kubipfa nawe yari yabuze amafaranga 500 amafaranga 500 ku rwego iwacu bari bamaze kugeraho twari urwego 500 atanabinyweraga we ngo 500 nta nubwo byamuhazga bitewe n'abantu yabagagurira cyangwa iki nigira ku ishuri nk'ibisanzwe gusa ngeze ku ishuri rwose kwiga biranga umunsi kwiga biranga tice kaza ambwa uri mu biki kutari kwandika nakandika nkumva intoki wapi nkumva intoki wa ntizikora nta kindi nakoze nyine nahise nitahira utari wabimenya nahise nitahira ndavuga rwose kwiga byananiye ka nitahira noneho ngeze mu rugo nsanga nta muntu n'umwe uhari nageze icyo gihe nsanga nta muntu uhari n'umwe ndongera ndagenda nambara imyenda isanzwe nkuramo uniform ndigendera noneho njye mbibona watashye ari nka ryari mu masaha ya ryari nka saa 9 gutya noneho ubwo njyewe menya yuko yanapfuye nari ndimo nirebera televiziyo nkunda ibintu bya music yego nakuze nkunda kuririmba nari ndimo nirebera televiziyo mu rugo oya n'ahandi hantu nagiye ko nahise mva mu rugo ndigendera noneho ndabihaga ndavuga noneho reka ndeba amakuru njye nabibonye ku makuru nabibonye gutya kuri televiziyo ku makuru imeruka mbireba mbyumva ku makuru nongeye ukanguka mbona niryamiye mu rugo ntabwo wambaza ngo wageze iwanyu ute nongeye ukanguka mbona ndyamye mu rugo narasohotse nsanga kuko akunda abantu bapfa bagacana n'ibiriyo nta n'ikiriyo nsanga ahubwo ubwo nyina w'uwo mugore yicaye nkaha n'abandi bicaye nkahariya yabitaruye yicaye ukwe kandi ubu twari turamenya ngo yishwe n'iki tutaragira ute urabona ko abantu bakuru ubundi nibo bantu bategeka abantu bazi umuco nyarwanda umuntu mukuru uri aho niwe utegeka gucana ikiriyo niwe muntu wari uhari mukuru kuko urumva papa ubyara papa yari atarava iyo ngiyo ni kure mu majyepfo barabimubwiye aravuga ngo harigirwa ibyo nabyo ninjye bireba urabona kumva ukana uwo mukecuru ubwo kuva icyo gihe nahise ntangira kumwanga akivuga ako kana sinabikomantaho ko nari nifite ibimbabaje nari mbabajwe ko yapfuye nta zindi beef nashakaga rero ubushaka abakoze iperereza nibo baze kutubwira yuko yishwe n'abo ngabo agahinda karanyica nyine ko mu rugo hagaragaraga amaraso mu rugo urumva ahantu bamwiciye nyine nta maraso uko nkanjye ndabikubwira icyo cyumba nakinjiyemo aho ukuntu cyari kimeze ntabwo bamwishe ahubwo baramwishaguye barashinyaguriye noneho njye ikintu cyantunguye ni ukuntu nagiye nsanga n'amaraso mu bikombe amaraso mu bikombe ibyo bintu rero ndavuga iki cyumba cyo nta n'ubundi bugitindeho kuko urumva abantu bose bari bakitarukije wenda ku bantu bari kumva ubu buhamya bw'uyu mwana wenda hari inkuru yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020
2019 ikagugu ahantu nyine ndakeka ko nyakwigendera Kaliste umudamu witwa ubwo yari Kaliste yari papa w'uyu mwana yishwe n'umudamu we witwaga harya ni Mukamazimaka n'ibindi kizina sinzi mashaka no kuvuga ikizina cye. Okay, ndumva kati nabasaza be babiri ubwo n'umwana yari kutubwira uburyo yashinyaguriwe abantu bagiye babona mu nyamakuru ko baramwishe nabasaza be babiri barangije bamukata igitsina. Nkeka ko iyo nkuru yamenyekanye cyane mu Rwanda ubwo ko kugira ngo mbibibutse mu byumve neza mwumve ubuhamya bw'umwana turi kuganira. Nibyo bintu yaramaze iminsi ambwira ashaka kuvuga kuko yaravuze ati nta bantu namwe nigeze mbivuga nta buhamya nigeze ntanga numvaga rero nshaka kubivuga basi nkaruhuka kuko nubundi nkeka ko uri guhura wenda muri no minsi hari ibintu uhura nabyo by'ingaruka nubundi zabyo bitari byiza bikamubabaza umutima ari niyo mpamvu yavuze ko ashaka kubivuga. Nyuma y'ibyo bintu byose byabaye ubuzima bwawe bwagezweho n'izihe ngaruka ku rupfu rw'umubyeyi wawe? Numva ingaruka zo ntago zabura ziba ari nyinshi cyane. Yego ziba ari nyinshi cyane ariko imbi nta nubwo twazitindaho ariko buriya biba ari bibi ariko hari ikintu nzi bya motive byahise bimotive. Yego buriya ibintu bibi byinshi biba kugira ngo byigishe abantu. Njyewe ikintu noneho byahise binzanira mbere naririmbaga ubona ari ukuririmba by'urukundo rw'umuziki ariko ntabijyamo neza ariko noneho biriya bintu bikimara kuba nahise numva mfite amagambo yo kuririmba menshi y'ibyigisho nshobora guha abantu. Umvaga ko ari byo bintu bishobora gutuma wongera kwishima kuririmba nkaririmba nkumva bishobora kunsubizamo ibyiringiro ariko noneho nta n'ubutumwa abantu benshi nkabigisha binyuze mu ndirimbo. Yego yambwiye ko turi kuganira mu gikari wambwiye ko ufite n'indirimbo ndaza no gushyira link yayo munsi y'iki kiganiro kugira ngo umuntu udukurikiye wese uri kuri kiganiro agenda yumve aririmba neza afite impano avuga ati ibintu byose byambayeho kubura umubyeyi apfuye urupfu rw'agashinyaguro n'ubuzima nabanyemo na mukadata nyuma y'ibyo bintu byose byahise binsunikira kuririmba numva ko ari cyo kintu cyampa amahoro. Mbere gato ko twinjira ku muziki wawe ubu ngubu bana nande? Ubu ngubu hano mbambana na masenge na data wacu nkunda cyane kandi nabo bankunda nuko tubayeho neza. Abandi bavandimwe bawe nako abandi bana bamukana kuri papa nabo turi kumwe nabo muri kumwe? Yego. Okay. Noneho rero reka tubanze tuze ntago urumva ko amaze kutuganiriza ibyo byose aravuga ati ntago ndi butinde ku ngaruka mbi ntago ndi butinde ku ngaruka mbi kuko byaranyigishe muzima byampaye no gukomera ariko nanone byanatumye impano yanjye yo kuririmba izamuka cyangwa se ikura nkura mu myandikire nkura mu bitekerezo byo kuririmba. Ufite indirimbo zingahe kugeza ubu ngubu? Mfite indirimbo imwe. Ufite indirimbo imwe? Niyo ikoze? irakoze ifite muri studio ufite audio. Izindi nta zindi zanditse ufite? Ndazifite nyinshi cyane. Mvuga ngo ufite indirimbo imwe ikoze muri studio ariko ufite izindi ndirimbo nyinshi. Ufite indirimbo nyinshi cyane bayita Just You. Washakaga irimo ubuhe butumwa? Iyo Just You urebye nayikoze ngira ngo numvikanishe yuko wenda numve mbwire abanyarwanda babwire ikintu kijyanye n'urukundo, babwire urukundo mu bantu. Nako mfite nyinshi ibintu byakubayeho biriya bintu byakubayeho byuko ubwo ni harya ubwo bamwita mukase ubwo mukaso
amaze kwica papa we ngira ngo yarakatiwe. Ibyo byose nk'umwanditsi nta ndirimbo wabikozemo? Ndayifite ariko ntabwo ndayikora nta bushobozi. Yitwa ngo iki? Indirimbo bayita nayise ubuzima. Ubuzima. Gusa ndayifite iranditse. Rimba akantu gato twumve. Akantu gatoya. Gato. Navutse ndi umwana nk'abandi, umutegarugori wambyaye, ambera ishyano yo gatsindwa, anjugunya ndi umwana mutoya, utazi ikibi n'ikiza, ngo ubanza nari kumuhombya, nta makuru mfite wenda ngo nakubwira, bagumya kandi kunyubikira imbehe, ibyo ndya bibajya no mu mutwe, none mukadata nawe si ngombwa ko mbivuga gusa, yanzaniye biri mama papa ababyeyi mugire impuhwe, mama papa ababyeyi mugire impuhwe. Indirimbo emotion, ariko nanone mwabyumvishe ko afite ijwi ryiza. Impano yawe abantu bayishyigikire, umuntu wese uri kureba iki kiganiro, umuntu ukunda impano bagende barebe indirimbo yawe, kandi uyu mwana uramutse ufite na support y'uburyo ushaka kumufasha kugira ngo akore iyi ndirimbo, nimba uyumvisha ukumva irimo amagambo meza wamufasha, ubwo abantu bakeneye kumufasha waba wamukorera indirimbo audio cyangwa video, ni karibu rwose. Hari indirimbo wavuze ijyanye n'urukundo, yo ivuga ngo ikiririmba we naho akantu gato. Ni indirimbo ijyanye nashaka kumva, abundi hari Imana iravuga ngo sinzi abantu bazi Bibiliya, dukundane cyangwa kunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Buriya abahanzi abenshi baririmba indirimbo z'urukundo, abenshi ni abazitarimo ibindi bintu, baba basupporting icyo kintu cy'uko kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Iyo ndirimbo rero iravuga ngo the first time I saw you I began to fall in love, akaga kupe ni ojini nga kamwe kasamayo, baby wambere yumu oji usoma no kuitama, no I don't need other lovers like that than you my darling, baby you make my night and day, you give me what I need, you control what I like and hate, girl I love you so, I've more than one reason to love you, cause you deserve me, I deserve you, no matter everything they can do, I don't wanna let you go baby girl, just I don't wanna let you. Ngira ngo nta bindi burenze, umuntu wese uri kubyumva yarabyumva ko ushoboye pe. Nta zindi comment nyinshi cyane ndi bushyireho, ufite ijwi ryiza cyane, ufite ukuntu ufite imyandikire imeze neza cyane. Imana igushyigikire mu rugendo rwawe, kandi abantu nabo banjye mu supporting mu mukunde, abana mu mwereka urukundo. Dusoze kuri message waha ba mukasi w'abantu bafite umutima mubi ni yihe? Ba mukasi w'abantu buriya umwana wese n'umwana, yego, ubu wamubyaye cyangwa utamubyaye, kuko niwe wabyaye wese ameze nawe undi utabyaye, uko byagenda kose n'umuntu ashazababara, nawe undi wawe n'umuntu ashababare, wa undi wawe nasonza birashoboka ko no undi ashonje, kuko bose ni abantu. Uwawe umwe uriya nasonza n'uwawe azasonza, rero bose ni abantu, kandi nta mwana uvuka ngavuka n'ibyo umutekereza. Ashobora kubaza uyu mwana wese avuka nta kintu azi. Birashoboka rero ko umuntu wese mwabana neza kandi mukabana mu mahoro, gukunda umuntu cyangwa ukamwereka urukundo. Wenda umwana nawe ashobora kuba mubi, ariko wowe ku ruhare rwawe kora ibyo ugomba gukora nk'umubyeyi, wibogama ku ruhande rumwe, abana bose bafata kimwe nk'abana. Kandi mu by'ukuri abantu mwese ku isi uko tugiye tubayeho,
turakenerana nyine uwo nguwo uri gufata nabi mufate nabi ko ntago uzi ntuzakurerera kuko ntago uzi niba uzabaho imyaka 1000 n'ejo mu gitondo nawe wapfa abandi bakarera babibaze urwango wagiriye wa wundi cyangwa ibyo wamukoreye bibi barimo barabikorera abawe. Reka dushimire Bonheur, Imana icyo nakwifuriza wige neza bizamubitsinde imbere ni heza, uzashyireho umwete, uzafokasinga ku masomo, impano yawe nayo uzayikoze ni nziza, abantu bazagushyigikire, ibintu bizagenda neza kandi uzaba umuntu ukomeye cyane. Icyo nakubwira ubu ni ukukubwira ngo na amasomo meza, ibizami ubitsinde. N'ubundi hano ni mu rugo, winjiye mu muryango, uzajya utambuka uze hano dusuhuze rwose, ntuzajya usora indirimbo, tuzajya tugufasha kugira ngo abantu babimenye kandi courage. Yego, murakoze. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.